Twabonye rero inzira eshatu abantu bamenyeraho ko ukwezi kwa Ramadani kwinjiye. Izo nzira eshatu twihuse cyane, nuko icyambere ni ukubona ukwezi. Icyambere ni ukubona ukwezi. Iyo umuntu yabonye ukwezi, yajibu alayhi as-sawm, ni ngombwa kuri we ko asiba. Inzira ya kabiri, igihe atabonye ukwezi, ashahadatu ala ru'yati, ni ukuba hagira umuhamya w'umwizerwa uhamya ko ukwezi kwabonetse, cyangwa se akaba atari we wakubonye, akagira umuntu uzavuga ati ukwezi kwabonetse w'umwizerwa. Wayakfi, biranahagije ko uko kwezi kubonwa n'umuntu umwe urebwa n'amategeko. Icya gatatu, iyo tutabonye umuhamya uduhamiriza ko ukwezi kwabonetse, hakurikiraho kuzuza iminsi 30 y'ukwezi kwa Sha'ban. Ubwo twari tumaze gusoza izo nzira eshatu tunyuramo kugira ngo tumenye ko ukwezi kwa Ramadani kwinjiye, naravuze nti ubutaha tuzahera ku kuvuga ngo ko tumenye yuko ukwezi kwa Ramadani, kugira ngo tumenye ko kwinjiye, imma antara al-hilal, imma icyambere ni ukuba wabona ukwezi n'amaso yawe. Fa idha lam tara al-hilala, igihe utabonye ukwezi, imma ni ukuba haza umuntu w'umwizerwa akakubwira ko ukwezi kwabonetse, akaguha ubwo buhamya. Iyo uwo nguwo atabonetse, twinjira ku cya gatatu, kuzuza iminsi 30 ya Sha'ban. Noneho hari ikibazo, ese biriya byo kuba abantu basiba bashingiye ku kindi gihugu, ibyo byo ko bitari muri izo nzira bituruka he? Biriya byo gusiba dushingiye ku kindi gihugu, ibyo byo tubikura he? Cyangwa ibi ngibi ni rusange, bisobanuye yuko iyo igihugu kimwe cyabonye ukwezi tukigenderaho nk'uko byaje mu rwego rwa mbere. Ubwo igihugu kimwe cyabonye ukwezi, bisobanuye ko n'ibindi bihugu bigendera kuri icyo gihugu, bikaba bisa nk'aho niba igihugu cyabonye ukwezi, ubwo natwe turasiba. Icyo ni igice cya mbere. Nanone bikaza ku cya kabiri, umuntu wo muri kimwe mu bihugu bya Kisilamu yabonye ukwezi akabivuga. Ese ibyo ni itegeko ku bindi bihugu bisigaye bitabonye ukwezi, cyangwa bireba icyo gihugu cyonyine? Ese ni ukubera iki tugendera ku bindi bihugu? Icyo kibazo abantu benshi bakunda kukibaza. Wali anna al-ulama qad ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala, no kubwo kuba abamenyi baratandukanye kuri iyi mas'ala. Biriya byose twavuze abamenyi babyemeranyijeho, batandukanye kuri iki ngiki ndimo ndavuga. Ese igihe igihugu cyabonye ukwezi, biba ari itegeko ku bindi bihugu byamenye ko icyo gihugu cyabonye ukwezi gusiba no gusiburuka, cyangwa icyo ngicyo abamenyi bagitandukanyeho? Qala Ibn Uthaymin rahimahullah yaravuze ati balagha aqwaluhum, imvugo zabo zageze ila 6 aqwalin, mu mvugo esheshatu. Noneho nkavuga ni wa ashharuha 4, nizizwi kuzirusha ni imvugo enye. Walitashil, no kugira ngo tworohereze abanyeshuri, ntabwo turi buze kuvuga izo mvugo zose, ahubwo turaza kuvuga imwe muri zo nifashishije abamenyi bagaragaje ko ari zo mvugo ziri hejuru, bidasobanuye yuko hatari izindi mvugo muzumva. Hari ibintu muri fiqh bita ikhtilafu al-matali'. Ikhtilafu al-matali' ni mas'ala ivugwa muri fiqh bagamije kuvuga niba ibihugu bihuza kubona ukwezi, cyangwa se biri ku murongo umwe wo kubona ukwezi, cyangwa se niba bitandukanye ku kubona ukwezi. Ijambo ikhtilafu al-matali' bisobanuye ugutandukana kw'ibihugu mu kubona ukwezi cyangwa se kutabona ukwezi. N'iyi mas'ala turi kuvuga iravuga iti hal yu'tabaru ikhtilafu al-matali' am la yu'tabar. Ese ugutandukana ko kubona ukwezi, ibyo bifite ishingiro cyangwa ntabwo bifite ishingiro?
icyo ngicyo nicyo batandukanyeho. Abamenyi b'abamalikiya bamwe muri bo, ari nayo kauli ifite ingufu muri bo, ndetse n'abashafi'iya ari nayo kauli nanone ifite ingufu, babona yuko ikhtilafu al-matali' mu'tabar, nuko ugutandukana kw'ibihugu mu kubona ukwezi, ibyo ni ibintu bishingirwaho, ibyo ni ibintu bishingirwaho. Bakavuga yuko buri gihugu kigomba kwibonera iki? Kigomba kwibonera ukwezi. Kumve neza iyi masala. Wa umdatuhum, ndetse n'icyo bitwaje nyuma ya za hadithi twabonye, bitwaje waqi'a yabayeho ku gihe cya Muawiya radiyallahu anhu, aho abantu bo muri Sham, nk'uko byaje muri Sahih Muslim, babonye ukwezi yawmu al-jumu'ah, naho abantu ba Madina babona ukwezi yawmu as-sabt. Bigeze ku gihe cyo gusiburuka, hari umuntu waje, ubwo ndimo ndahina, hari umuntu waje avuye muri biladi Sham, arangije abwira Ibn Abbas ibyo ngibyo. Hanyuma Ibn Abbas radiyallahu anhuma avuga yuko bo bari bukomeze gusiba kubera ko bo babonye ukwezi kwa yawmu sabt, ubwo ni kuwa gatandatu, abandi babonye ukwezi kuwa gatanu. Hanyuma uyu mugabo wari uje kwa Ibn Abbas radiyallahu anhu amubaza impamvu batari busiburuke kandi abantu bo kwa Muawiya muri Sham basiburutse. Ibn Abbas aramubwira ati hoya, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uku niko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagize gute? Yadutegetse. Umumenyi bita Adam al-Ethiopi yavuze ko iyi mvugo ariyo mvugo iri hejuru, yuko buri gihugu kiba gifite ukureba ukwezi ukwacyo, buri gihugu kiba gifite ukureba ukwezi ukwacyo. Nanone niyo mvugo ya Ibn Uthaymin rahimahullah. Uretse kangaha ndi bubongerereho igisobanuro nanone bavuze kugira tubyumve neza. Abamenyi bavuze ko yu'tabaru ikhtilafu al-matali', harimo na Ibn Taymiyyah rahimahullah, ariko baravuga bati igihe ibihugu byegeranye, igihe ibihugu byegeranye cyangwa se bayinahuma, hagati yabyo hakaba hatarimo intera nini cyane, nk'uko hagati ya Madina no muri biladi bita al-Andalus, ibihugu byo muri Espanye, biriya bihugu nk'uko harimo intera nini cyane. Igihe hatarimo intera nini, ibihugu bikaba byegeranye cyangwa se bituranye, icyo gihe ibyo bihugu by'ibituranyi biba bishobora gusiba bishingiye kuri ibyo bihugu byabonye ukwezi iyo byegeranye, cyangwa se bikaba bishobora guhuza biri ku murongo umwe, bikaba bishobora guhuza kubona ukwezi, ku buryo niba babonye ukwezi n'ubundi bariya bitewe n'uko biri ku murongo umwe wo kubona ukwezi biba bishobora kubona ukwezi. Icyo gihe bimeze gutyo, igihugu kimwe kikabona ukwezi n'ikindi kiri kuri uwo murongo umwe nacyo kiba kigomba kubona ukwezi, ubwo nacyo kirasiba. Naho iyo harimo al-bu'd, harimo intera nini cyane, iki gihugu cyabonye ukwezi n'ikitakubonye harimo intera ikabije, icyo gihe ntabwo dushingira ku kuba iki ngo cyabonye ukwezi ngo n'iki kigomba kugira gute? Kugendera kuri iki ngiki. Bazanye imvugo nziza cyane, yani isobanutse cyane, ya Ibn Uthaymin rahimahullah, aho yavuze ati niba abantu mu gihe cyo gusiburuka kwa buri munsi, igihe dufatira iftari, batandukanye mu masaha, ugasanga abangaba bari iftari mathalan iyi saha, abandi bari buze gufata iftari nyuma yabo amasaha 6, cyangwa se ugasanga harimo amasaha 5 n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Niba ibyo byumvikana ko batandukana mu nyurabwenge tuhashingiye, biranumvikana ko no mu kubona ukwezi bashobora gutandukana libu'di al-masafa, kubwo kuba hari intera nini hagati y'ibi bihugu, kubwo kuba hari intera nini hagati
y'ibi bihugu. Tayib, icyo kirumvikana. Ikindi Ibn Abdul Barri yazanye, niba nibeshe mu magambo ye, harimo ko ibihe by'iswala nabyo ntabwo kugera kwabyo mu bihugu byose biba bihura. Niba ibi ngibi ari mu'tabar bil ijma, abamenyi bose bakaba baremeranyije ko zuhuri yageze muri iki gihugu, ntabwo ari lazima ko mu kindi gihugu naho igomba kuba yageze. Faliyu'tabaru hadha idha, iki nacyo rero nikigenderweho no kuri sawm. Wa hadha alqawl, ni qawl lahu hadhun min alquwa, ifite ingufu nyinshi cyane. Thumma Ibn Uthaymin rahimahullah ndetse n'abandi bamenyi benshi bongeyeho ikintu kiri muhimu hano, bongeyeho ikintu cy'ingenzi cyane ahangaha kuri iyi masala, tukiteho ari nacyo nkeneye kurushaho. Bavuze yuko uretse ko uyu munsi abantu bagendera ku bijyanye n'ibyo ubuyobozi bwemeje. Nibi turabivuga mu buryo bubiri. Igihe igihugu gifite ubuyobozi bumwe kigarukaho, bakaba atari abantu batandukanye muri sulta, icyo gihe abayisilamu basiba bashingiye ku by'igihugu barimo cyemeje. Icyo gihe abayisilamu basiba bashingiye ku by'igihugu barimo cyemeje. Niba igihugu cyemeje ko turi busibe kubera ko Saudiya yasibye, ubwo n'abandi bose nuko bigomba kugenda, ntago banyuranya n'igihugu. Wadalila ala dhalika, nagihamya kuri ibyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze, igisibo ni igihe abantu basibye, ndetse no gusiburuka ni igihe abantu basiburutse. Nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ikomeza igira iti, ndetse na al-adha, ilayidi yo gutamba igitambo, ni igihe abantu batambye igitambo. Fala yambaghi, ntabwo bikwiye kunyuranya n'abantu, ntabwo bikwiye kugira gute kunyuranya n'abantu. N'iyi mvugo niyo Ibn Baz yavuze ko ari iri awla, ikimvuze cyo gushingira ku byo abantu bo mu gihugu urimo bakoze, kubwo kwirinda gucamo abantu ibice kubera iyo masala. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko intumwa y'Imana yadutegetse gusiba igihe abantu basibye. Kabitari, iyo igihugu urimo bagendeye ku kintu, ntabwo wemerewe kunyuranya nabo. Naho iyo igihugu urimo abantu batandukanye, abantu bagize gute batandukanye, icyo gihe ugasanga bamwe bakora ibi, abandi bakora ibi, abamenyi bagira inama abantu ko bakwiye gukurikira abantu ba sunna, ko bakwiye gukurikira abantu ba sunna. Barakallahu fikum. Wa shay'u bi shay'in yudhkar, na buri kintu kiravugwa. Hari ikibazo twigeze kubaza Abul Khattab Abdallah Humaydi hafidhahullahu ta'ala, kubera umugabo wari uri muri Kenya afite ikibazo, aratubaza, turangije tukibaza nde Abdallah Humaydi. Abdallah Humaydi yabwiye Sheikh wacu Abu Umar ati, nanjye ntegereje itangazo rya mufti wa Kenya, ibyo ari butangaze ibyo ndi bugendereho. Hanyuma atugira inama yuko tumubwira ko ategereza ibyo mufti wa Kenya ari butangaze, akaba ari byo agira gute agenderaho. Rero uyu munsi hamwe no kubira masala nababwiye ariko igenda, ariko abamenyi nanone bavuze iyo masala, bavuze yuko umuntu agendera ala ma alayhi al-amal, kubyo igihugu cye cyemeje, kubyo igihugu cye cyemeje, ntago anyuranya n'abayisilamu muri icyo gihugu. Wallahu ta'ala a'lam. Al-khulasa inshallah nuko buri gihugu kireba iki, kireba ukwezi. Iyo niyo iri hejuru. Nanone byemewe kugendera ku kindi gihugu igihe biri ku murongo umwe, bimana bishobora guhuza kubona ukwezi. Ariko noneho nyuma y'uko icyo tumaze kukibona, nuko nanone abayisilamu bagendera ku byo abantu bo mu gihugu barimo bakoze. Hano hari masala isigaye itari mu isomo ryacu, ariko abantu bashobora kwibaza, none niba bimeze gutyo, umunsi wa Arafa dusibaho Arafa, icyo gihe wo noneho aba ari uwuhe? N'umunsi wo guhagarara kuri Arafa aba ari uwuhe? Niba ibihugu bishobora gutandukana mu kubona ukwezi,
Aljawab, igisubizo, qala ibn Uthaymin rahimahullah, ibn Uthaymin rahimahullah yaravuze ati yawmu arafa, umunsi wa yawmu arafa ni umunsi w'igihugu kiberamo hijja. Umunsi wa yawmu arafa ni umunsi w'igihugu kiberamo hijja, ari wo munsi abahaji baba bagiye kuri arafa. Uwo munsi ari wo yawmu arafa, uwo munsi ni uwuhe? Ni umunsi w'igihugu cya Saudiya. Niba igihugu cyavuze tariki izi n'izi cyangwa uyu munsi ni wo munsi wa arafa, nicyo tugenderaho, ntabwo tugendera ku bindi. Iyo ni masala iri far'i abantu bashobora kwibaza. Barakallahu fikum. Ndongera nsubiremo masala twize abantu kugira ngo bayisobanukire. Twabonye ku kwezi imma ushobora kukubona, iyo wakubonye icyo gihe aba ari itegeko kuri wowe gusiba. Igihe utakubonye hashobora kuba hari undi muntu wakubonye. Uwo muntu iyo aguhamirije ko yakubonye, akaba ari umuntu urebwa n'amategeko, akaba ari n'umuntu w'umwizerwa, icyo gihe muba mutegetswe gusiba kubera ibyo yavuze. Iyo ibyo byombi bidashobotse, mwuzuza iminsi 30. Far'a, ishami kuri iyo masala, ese iyo igihugu kindi cyabonye ukwezi, hali yalzamuna sawm, ese dutegetswe gusiba kubera icyo gihugu? Igisubizo ni uko igihe turi ku murongo umwe n'icyo gihugu nk'uko cyabonye ukwezi, natwe tukaba dushobora kukubona bitewe n'uko turi ku murongo umwe wo kuba twabona ukwezi, icyo gihe tuba dutegetswe gusiba hamwe n'icyo gihugu. Naho igihe binyuranye, icyo gihe buri gihugu kitegetswe kugira gute? Kugendera ku giti cyacyo cy'ubwacyo kikirebera ukwezi. Nyuma y'ibyo byose tumaze kumenya, nanone ni itegeko ko abayisilamu bagendera ku byo igihugu cyabo cyagendeyeho. Ari byo bya bibazo bikunda kuza ko Oman bemeje ko tuzasiba ejo, Saudiya ikaba itarabyemeza, ikavuga ngo twuzuze, turabigenza gute? Kandi ngende ndi muri Oman. Niba uri muri Oman urashingira kuri Oman, ntabwo uri bushingire kuri Saudiya. N'ibindi bibazo bigenda bimeze gutyo. Bisobanuye yuko nyuma ya biriya byose tubonye, umuyisilamu agendera ku byo abayisilamu bo mu gihugu arimo bakoze, dushingiye kuri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama. Twavuze yuko abantu basiba bashingiye ku kuba abayisilamu bagenzi be bo muri icyo gihugu bagize gute? Basiba. Bakanasiburuka bashingiye ku kuba abayisilamu bagize gute? Basiburutse. Iyo ni na hadithi y'impamo, hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ndakeka ibyo ngibyo biri gusobanura. As-sawm yawmu tasumun, igisibo ni igihe mwasibye. Wal fitru yawmu tufṭirun, ndetse no gusiburuka ni igihe mwasiburutse. Wal adha yawmu tudahun, n'igihe cyo gutanga igitambo ni igihe abantu batambye igitambo. Idhan ni ngombwa ko uba hamwe n'abantu bo mu gihugu cyawe urimo. Wallahu ta'ala a'lam. Naqifu inda hadha al-qadri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ejo insha Allah ta'ala tuzakomeza. Twari twifuje ko dukomeza fiki y'igisibo muri uyu mwanya usigaye. Tuzakomeza tugira tuti alama ni yajibu siyamu shahri Ramadan, ninde utegetswe gusiba Ramadani. Ubwo aribwo tuzareba ninde urebwa n'amategeko yo gusiba ukwezi kwa Ramadani. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.